Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwese mwese abadukurikiye. Uyu munsi tugiye kugaruka ku mazina. Amazina atatu ajyanye y'abana b'abahungu. Ntimucikwe. Ndashimira cyane mwebwe mwese mwamaze gukora subscribe, mbifuriza amahoro y'Imana n'imigisha myinshi. Hanyuma abashya namwe turabakiriye, turabishimiye. Hano nukunda ibiganiro byacu, ukande subscribe, ukande like kugira ngo tubone koko ko wadukunze kandi natwe turagukunze cyane. Hanyuma video y'uyu munsi y'amazina, turavuga ku mazina makeya, amazina y'abana 10 ariko amazina buri zina nyine buri mwana ubwo aba afite amazina 3 ajyanye, abana 10. Murumva yuko ari amazina makeya, ariko niba uri mushya, hasi mu zindi video twagiye dukora harimo amazina menshi, amazina y'abakobwa, amazina y'abahungu, harimo naho amazina meza cyane. Wamanukamo hasi ukareba n'izindi video zirimo, nzi neza ko hose uri bugende ubonamo amazina meza akunyuze. Twihuse rero ku nsanganyamatsiko yacu. Izina rya mbere ni Sango Rain Miro. Sango ni izina ry'ikinyarwanda, Rain risobanura umuyobozi cyangwa se umunyabwenge. Miro risobanura umunyembabazi cyangwa se umuntu ugira imbabazi. Izina rya kabiri ni Higa Igan Azael. Higa ni izina ry'ikinyarwanda, Igan risobanura umuntu utekanye udapfa guhungabana, umuntu wihagazeho cyangwa se rikongera rigasobanura umuriro. Azael risobanura umuntu mwiza ufasha abandi nta nyungu abategerejeho, umuntu ufasha bya kamere. Izina rya gatatu ni Agaba Tony Harvey. Agaba ni izina ry'ikinyarwanda, Tony risobanura ufite agaciro karenze, Harvey risobanura intwari. Izina rya kane ni Ndiho Obe Gadiel. Ndiho ni izina ry'ikinyarwanda, Obe risobanura ukorera Imana, Gadiel risobanura Imana niyo butunzi bwanjye. Izina rya gatanu ni Manzi Kiran Bennett. Manzi ni izina ry'ikinyarwanda, Kiran risobanura umuntu ugendera ku murongo w'inyangamugayo, Bennett risobanura umunyamugisha cyangwa se uwahawe umugisha. Izina rya gatandatu ni Mugisha Rixmand. Mugisha ni izina ry'ikinyarwanda, Rix risobanura umucyo, Mandi risobanura uwukunzwe. Izina rya karindwi ni Nkaka Jade Sydney. Nkaka ni izina ry'ikinyarwanda, Jade risobanura inshuti y'Imana cyangwa se uwukunzwe n'Imana. Sydney ni izina rikomora inyito yaryo ku mujyi ukomeye utuwe cyane muri Australia. Akaba ari izina rikunda kwitwa abana benshi bigendewe n'amahitamo y'ababyeyi cyangwa se wenda aho hantu urahatuye cyangwa warahakunze ukaryita umwana. Rishobora kwitwa umuhungu ariko nanone n'abakobwa bararyitwa. Aha ngaha rero iyo tuvuze ngo Sydney ni mu rwego rwo gufasha abantu bakunda kwita abana babo ahantu wenda bavukiye cyangwa se umujyi bavukiyemo cyangwa se umujyi bakunda ku isi, ukaba wawitirira umwana. Aha ngaha ni hahandi uzasanga hari abitwa ba Paris, hari n'abitwa ba Kigali. Ni ukuvuga ngo kwita umwana izina bigira impamvu nyinshi. Niba rero ukunda kwitirira umwana aho yavukiye cyangwa se ahantu h'inzozi zawe, wamwita Nkaka Jade Sydney cyangwa se Nkaka Jade ahandi hantu wumva ukunze kurusha ahandi. Izina rya munani ni Nkuru Lava Belton. Nkuru ni izina ry'ikinyarwanda, Lava risobanura ikirunga, Belton risobanura intwari. Hanyuma izina rya cyenda ni Kuzo Jason Walter. Kuzo ni izina ry'ikinyarwanda, Jason risobanura umukiza, Walter risobanura umunyembaraga. Izina rya 10 ni Iribuka Ray Arden.
iribuka ni izina ry'ikinyarwanda, Ray risobanura umunyamahoro, Arden risobanura inshuti ya kera cyangwa se inshuti mumarana igihe kirekire, inshuti nyanshuti y'inyangamugayo. Ndabashimiye rero cyane mwese mwakurikiye aya mazina, nizere yuko mwayakunze, mbibutsa ko hasi harimo ayandi mazina menshi twagiye tubakorera. Niba urangije kureba aya ngaya wajya no mu yandi ari hasi ukagenda urebamo, maze ugahitamo neza izina rikunogeye. Ndabashimiye cyane rero kandi nizere ko tuzongera guhura muri video z'ubutaha. Abashya mukore subscribe, twabishimiye cyane. Abasanzwe namwe peace, mukomeze mugire amahoro y'Imana. Naho utaha, bye bye.